Ndi umuntu ukunda gusoma ibitabo cyane rwose kuva nkiga kera kandi ni ibintu byagiye bimfasha cyane kwagura imitekerereze kugeza na n'ubu. Mbese vuba aha ngaha mperutse no gusoma igitabo cyitwa Rich Dad Poor Dad cyanditswe n'umuhanga mu bijyanye n'ubukungu uzwi cyane ku isi witwa Robert Kiyosaki na Sharon Richter. Ni igitabo cyiza cyane kijyanye no kwiyungura ubumenyi mu bijyanye n'ubukungu aribyo financial literacy, aho abanditsi bacalenjinze abantu ku buryo busanzwe buriho imitekerereze iganisha mu bukungu. Mbese gitanga inama nyinshi ku buryo bushya bw'imitekerereze ikwiriye umuntu ushaka kugira ubukungu buhamye. Robert Kiyosaki rero yavuze ati muri iki gitabo, the lack of money is the root of all evil. Bishatse kuvuga ngo kubura amafaranga ni umuzi w'ibibi byose. Ibi rwose ndemeranya nawe 100%. Amafaranga rwose ni ikintu cy'ingenzi muri ubu buzima, urayabura rwose ugahanga. Amafaranga rero ni ikintu cy'ingenzi muri ubu buzima, ugomba kuba wagihiga nawe ukaba wayagira. Ku bwanjye muri iki gitabo nigiyemo ibintu byinshi, ariko muri iyi video ngiye kubagezaho igice cya mbere cy'ubumenyi mu bukungu, nigiyemo kigizwe n'ingingo 10. Ubutaha nabwo nzongera mbagezeho izindi 10 zizaba zisigaye. Ikintu ngiye kugusaba rero ni ukurwana nanjye kugeza ku musozo, kuko ubereye kwigobotora ingoyi y'ubukene, mbese ukubaka ubukungu butajegajega. Niba waba ufite akazi kaguhemba buri kwezi rwose, hari ikindi kintu wakwiyongeraho. Ngiye kubasuhuza no kubaha ikaze mwese bahisemo gukurikira Kibeninka TV. Muhawe ikaze bamikazi. Nitwa Diane, nashinze Kibeninka TV kugira ngo umunyarwandakazi aho ariho hose agire amakuru ahagije ku bijyanye n'ubukungu, imibanire ndetse no kwitaho. Niba utarakanda kuri subscribe, reka ngushishikarize kubikora aka kanya kugira ngo utazacikwa na kimwe mu byiza duhora tubashyikiriza. Reka mu kanya gatoya tugaruke twinjira mu nsanganyamatsiko yacu mu buryo bwimbitse. Ntucikwe nyaboneka. Ntugahanga amaso gukorera amafaranga gusa. Ibi ngibi birasa nkaho bitumvikana pe, ariko uko ni ukuri. Ntugakorera amafaranga. Abantu bakize ntabwo bakorera amafaranga, ahubwo amafaranga arabakorera. Ubwonko bwawe n'ubwinjizamo gukorera amafaranga buzarangira wibera mu bitekerezo bimeze nkaho waremewe gukorera abandi gusa. Nutangira none gutekereza neza nk'uko umukiriya abikora, uzabona ibintu mu buryo butandukanye. Niyo waba ufite akazi rwose uzatanga ibitekerezo nk'uwikorera. Abanditsi bagira bati reka amafaranga gukoreraho kuba ari gukorera amafaranga. Ikindi bongeraho ni uko niba amafaranga atagukorera mu buryo ushobora kwinjiza amafaranga unasinziriye, ntabwo rwose uzigera ukira. Irindi somo rya kabiri nigiyemo, ntukabimbate amarangamutima. Abantu bamwe usanga ubuzima bwabo bayoborwa n'amarangamutima abiri y'ingenzi, ariyo ubwoba n'umururumba, ariyo greed. Ubwoba bushyira abantu mu mutego wo gukora cyane, gushakisha amafaranga, gukora cyane, gushakisha amafaranga, mbese bagahora muri urwo ruzenguruko, bibwira yuko guhora muri uwo muzenguruko ari byo bizabamara ubwoba. Ikindi kandi ubwoba butuma umuntu adashobora gushora imari ngo abibemo kwizera atangire bizinesi ye. Ikindi kandi abenshi muri twe usanga bafite umururumba wo gushaka gukira vuba vuba. Ibi nibyo rwose, abantu benshi rwose bakira mu gihe nk'ako guhumbya, ariko niba bafite ubumenyi buhagije mu bukungu. Rero wowe tandukana nabo, ihugure bihagije mu bijyanye n'ubukungu, we kugira umururumba cyangwa ubwoba. Ikintu rero kizagufasha gutsinda aya marangamutima akomeye cyane ni ugutangira ibikorwa byawe ufite business plan. Uvuga ngo ni ugutegura inyandiko ikubiyemo ibintu rwose uzagenda ukora step by step, ibyo wifuza kugeraho, ugira ibyo wifuza kugeraho, igihe uzabigereraho, amafaranga uzakenera, ibintu nk'ibyo rwose. Ibi rero impamvu ni ngombwa nuko igihe ugeze aho rukomeye ufite pressure y'abantu bakubwira ngo ibintu se ko mbona bitangiye kuzamba, ibintu urabona uzabivamo, uzaba ufite ikintu ushingikirijeho, kubera yuko uzi ko wateguye mu mushinga wawe neza, uzi neza yuko isaha n'isaha uzinjiza. Ntabwo rwose uzapfa kubanyana ngiyo bigiye ngo utwarwe n'imiyaga yose. Uzaguma ushikamye uvuga ati ndategereje igihe isaha nigera nzinjiza. Icya gatatu, igwizaho imitungo kwinjiriza ifaranga, ariyo bita asset.
ntukare muri ba bantu bagura ibintu ari byo bita liabilities mu rugendo rwabo ruganisha mu bwigenge mu bukungu. Abantu bamwe rwose biguzaho liabilities bibeshye yuko ari asset mu gihe mu by'ukuri atari asset. Abantu benshi vuga ngo barabanza bakagura luxuries, ibintu by'igiciro nk'imodoka nziza, moto zitikoraho, inzu nini cyane yo guturamo, ariko abakire ntabwo ari ko babigenza. Ntabwo bashobora kurisika ubukungu bwabo bagura ibintu bitinjiza amafaranga, ahubwo barabanza bakagura ibyinjiza amafaranga bikaba ari byo bizagura bya byo bya luxury bakeneye. Urugero, abakire bagura cyangwa bakubaka inzu zo gukodesha, bwa bukode bukazishyura Lamborghini. Lamborghini rwose ni imwe mu modoka zihenze cyane. Rero abakene naho mu cyiciro kiringaniye no kuvuga ngo abo muri middle class, iyo bikanze amafaranga rwose babanza kugura iby'igiciro luxuries. Abakire nibyo bintu bagura bwa nyuma. Icya kane, ujye uzirikana ihame rya Kiss. Hano muri iki gitabo Kiss bashatse kuvuga yuko ari keep it simple and stupid. Ko barakoresheje ijambo stupid ntabwo bashatse kuvuga yuko ugomba kwitwara nk'inzanga, oya, bashatse kuvuga yuko ahubwo ibintu ukwiye kubitwara nkaho ari ibintu byoroshye, nta kintu cy'intambara, ntiwistress, ahubwo ugakora ibintu byawe ku murongo wizeye neza yuko bizagenda neza, nta bintu byo gupanika. Abahanga bagira inama abantu kutananiza ubwonko cyane mu rugendo rwo kwigenga mu bukungu. Kubwabo bumva ibintu byoroshye, ugomba kubitwara gakeya byo kubigira intambara. Ikintu cyoroshye cyo kuzirikana nuko assets zizana amafaranga mu mufuka wawe, naho liabilities zikayasohoramo. Buri gihe rero mu rwego rwo koroshya ibintu, rwana no kwibikaho imitungo ariyo asset kugira ngo n'amafaranga mu mufuka wawe. Urugero rwa asset rero ni nka stocks cyangwa bonds, kugura imigabane mu isoko ry'imari n'imigabane, kubaka amazu cyangwa no kuba muri business yo kuyacuruza, gukora business y'ubworozi n'ibindi. Nuvuga ngo abantu bamwe bafite inzu babamo bayifata nkaho ari asset, ariko ntago ariko biri. Aba bahanga bavuga yuko inzu iba asset iyo yinjiza amafaranga nko kubikodeshwa, ariko iyo uyituyemo iba ari liability. Ikindi nta kintu yinjiza, ahubwo usanga ugenda ukonsoma bitewe na yanzu urimo. Ubwo rero bikaba mu buryo bumwe bwo gusohora amafaranga. Icya gatanu, ntukabe intamenye ku bijyanye n'ubukungu. Umuntu ashobora kuba yarize amashuri menshi agakora neza imirimo ye rwose kinyamwuga, ariko mu bijyanye n'ubukungu ari nkandagira bitabo. Ubumenyi mu by'ubukungu ni ingirakamaro kuri buri wese, kandi amashuri abantu biga ntabwo yigisha bihagije ibijyanye n'ubukungu. Ibibazo abantu bagira bijyanye n'ubukungu akenshi biterwa no kutagira ubumenyi mu bijyanye n'ubukungu. Tangira wihugure, wibikaho ubumenyi mu bukungu, nko kuganira gushishikariza gusoma iki gitabo rwose, ukagisoma neza ukakirangiza. Muri internet kiraboneka, na hard copies rwose ziraboneka muri libraries. Ikindi kandi ushobora no kureba amavideo kuri YouTube rwose ajyanye n'iby'ubukungu, ukaba wazamura level yawe, ukazamura icyiciro uriho mu bijyanye n'ubukungu. Muri iki gitabo abahanga bavuze bati ubwenge bukemura ibibazo kandi buzana n'amafaranga, ariko amafaranga atarimo ubuhanga mu kuyacunga no kuyakoresha acendera mu kanya nk'ako guhumbya. Icya gatandatu tugomba kuzirikana, zamura ubukungu bwawe. Ubukungu busobanuye kuzabasha kubaho nta kintu ukora mu minsi runaka mu gihe kizaza, cyangwa igihe umuntu yabaho nta kibazo afite igihe ahagaritse akazi. Tangira witoze kubara ubukungu bwawe, ububarira mu gihe wamara byibuze nk'umwaka udakora. Ikindi cya karindwi, ita ku byawe, mind your business. Niba ufite akazi, guma ku kazi kawe ugakore neza, ariko unatangira kandi kazi wakora igihe gito ku ruhande. Iyiteho. Nutangira gukora akazi ko ku ruhande nako ukiteho, ugaha umwanya, ukoresha byibuze igihe wakamaze kuri phone uganira ibidashinga, scrolling wirebera utuntu dusetse tukuruhura mu mutwe, cyangwa wicaye ureba amafilimi cyangwa n'ibindi bintu. Wa mwanya rero wari gupfusha ubusa ukoremo ibintu byinjiza amafaranga, ko birahari rwose. Uramutse utekereje neza ntabwo wabura ikintu ukora ku ruhande. Ikindi kandi abahanga bajya inama yuko utagomba kureka akazi ufite utarubaka business yawe ngo ikomere. Ntuzakorera umuntu iteka. Bajya inama yuko udakwiye gukorera umuntu iteka, ahubwo ukwiye gutangira business yawe ku ruhande, ugakora uko ushoboye kugira ngo uyikuze. Icya munani, toza ubwonko bwawe kwiyungura ubumenyi kandi ku buryo buhoraho. Umutungo wa mbere ufite kuri iyi si ni ubwenge bwawe. Abantu benshi barebesha opportunities amaso, ariko nutoza ubwonko bwawe neza uzatangira kureba opportunity ukoresheje ubwenge bwawe. Nutegura ubwonko bwawe neza uzarema ubukire.
uburyo wabutozamo neza rero ni ukuba uri capable, ni ukuba ushoboye kuba watekereza byihuse mu gihe gitoya, kuba wabona opportunities kandi ukahita uyibyaza umusaruro mu gihe cyihuse utajuyaje. Ikindi kandi ni ukuba udapfusha ubusa umwanya wawe, ahubwo ugahora uhanze amaso ikintu cyakwinjiriza amafaranga. Icya 9 rero, iga ubumenyi ngiro, learn technical skills. Ni ukuvuga ngo ubwenge bwawe mu bijyanye n'ubukungu, financial IQ, buzazamurwa no kwiga ubumenyi bune bukurikira. Icya mbere ni accounting, bisobanura kugira ubushobozi bwo gusoma imibare no kuyisobanukirwa. Niba ushaka kubaka business ikomeye cyane, ubumenyi ni ingenzi cyane. Ugira ubumenyi uzabasha gusobanukirwa imbaraga n'intege nke za business yawe. Icya kabiri, ugomba kugira ubumenyi mu bijyanye n'iby'ishoramari, bivuga ngo ubu ni ubumenyi bwimbitse bwo kwinjiza amafaranga. Icya gatatu, ugomba gusobanukirwa ibijyanye n'amasoko, bivuga ngo rero ahangaha ni ukugira ubumenyi bwimbitse mu bijyanye na supply and demand, bivuga ahangaha ni ugusaba ibicuruzwa no kubitanga mu bakiriya. Iyindi skill ya 4 y'ingenzi ni ibijyanye n'amategeko, bivuga ngo umuntu uzi amategeko ajyanye n'iby'imisoro n'imicungire y'ibigo akira byihuse kurusha abatabizi. Ikindi uretse ubumenyi bune, wakongeraho n'ubundi bumenyi mu bijyanye na marketing, networking, n'ubundi bumenyi rwose butandukanye buzatuma ubu wa mbere mu kuba wagira business ikora neza kandi iramba idapfa guhomba mu buryo bworoshye. Icya 10 rero ari nacyo cyanyuma, itoze kwakira failure, ari byo gutsindwa. Ni ukuvuga ngo ibintu bitagenze neza nk'uko wabyifuzaga, ugomba kuba uri wa muntu ugomba kubyakira, atagize imihangayiko, atagize depression cyangwa n'ibindi bintu byose bibi bitandukanye ngo bimubeho. Mu gihe abakene baba bafite ubwoba bwo gutsindwa, abakire bo batekinga risk, bagashora bavuga bati ndayashoye n'ivuma nzahomba ari n'uko nzungo. Uyu mwanditsi akomeza agira ati, burya nta mukire utigera ahomba amafaranga runaka mu rugendo rwo gushaka ubukungu, ariko biragoye yuko umukene hari icyo yatakaza keretse wenda bamwibye gusa. Igitangaje rero, burya abakire nabo bagira ubwoba bwo gutakaza amafaranga yabo nk'uko bimera ku bakene, ariko burya itandukaniro rinini hagati y'aba bombi ni uburyo bahangana n'ubwoba bafite. Ku bantu benshi rero, ubwoba bwo gutakaza amafaranga birusha ingufu umunezero wo kubona amafaranga. Biratangaje. Nujya mu mikino rero yo kudatakaza amafaranga, bisobanuye yuko utazigera winjiza amafaranga, uzahura mu bukungu butava ahantu hamwe. Tugeze ku musozo w'igice cya mbere cy'inkuru twabateguriye uyu munsi. Ndizera ntashidikanya yuko hari ikintu ukuyemo kigiye guhindura ubukungu bwawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi bwose, nawe ukaba mu bantu bafite ubukungu butajegajega. Ndagushishikariza kutazacikwa n'ikindi kiganiro cy'ubutaha, kubera yuko ukwiye kugira ubumenyi buhagije mu bijyanye n'ubukungu kugira ngo nawe ugire ubukungu buhamye. Niba wakunze ibyo twakuganirije rero, nagushishikariza gukanda kuri like ndetse no kuri subscribe. Ikindi nagushishikariza no kuba twandikira hano hasi hagenewe ubutumwa, ukaduha igitekerezo cyawe ku ngingo twaganiriyeho uyu munsi. Ahasigaye naho ubutaha, mukomeze kugubwa neza no gutunga kugeza ku bisaga. Ndabakunda cyane. Bye.